nko guhinga ni ibintu byavumbuwe, arrows imyambi n'imiheto ni ibintu byakozwe kandi byarifasha umuntu kugira ngo yirinde inyamaswa, umuriro n'umuriro abuvumbura kugira ngo ateke ibyo kurya ibyo kurya bishobora kumwica. Ibyo ntabwo Imana ibirwanya, kuko iyo bitumye ahubwo iyo sayansi ifashije umuntu guhimbaza Imana byaba byiza kuruta yuko ayihakana. Ubundi mu by'ukuri Bibiliya na sayansi usibye gusa yuko wenda abantu benshi badashobora guhita babyumva bakashobora kuba banabihuza, ariko ubundi siyansi na Bibiliya cyangwa se n'ijambo ry'Imana ntaho bihuriye. nongeye kubasuhuza mbifuriza ibihe byiza inshuti zacu mudukunda kandi mukurikirana ibiganiro tubagezaho twanura ku ngingo zitandukanye zirebana n'ibice bitandukanye by'ubuzima, tukareba kuyobokamana n'imyemerere, tukareba ku bukungu, ubuzima, iterambere n'ibindi bitandukanye kugira ngo turusheho gusobanukirwa, twabatumirira abatumirwa batandukanye kugira ngo badusangize kuri ubwo bumenyi natwe birusheho kudufasha. Kuri uyu mwanya rero tugiye mu bijyanye n'imyemerere nibyo tugiye kugarukaho. Hari imvugo nyinshi zagiye zivugwa ku bijyanye n'imyemerere n'ijambo ry'Imana na Bibiliya. Bana bavuga bati Bibiliya ifite uko yanditswe, ifite uko iteye, ariko kandi ifite aho ibangikanye na siyansi. Hari n'imvugo zagiye zivugwa mbere bakavuga ati abantu iyo bamaze kwiga basobanukiwe batangira guhakana Imana, kavuga ati abize ntago bemera Imana. Ubwo turaza kubirebera hamwe na byese koko nibyo abanyabwenge ntago bemera Imana. Nibyo tugiye kuganira muri aka kanya. Turi kumwe n'umukozi w'Imana Pastor Peter Musisi, agiye kudufasha kuri iyi ngingo, asobanukiye cyane ibya Bibiliya kandi na siyansi nabyo abifiteho ubumenyi, ndetse ananabyigisha ahantu hagiye hatandukanye. Niyo mpamvu twifuje kugira ngo atuganirize kuri iyi ngingo. Tubaye ikaze Pastor. Murakoze cyane. Ndishimiye kubabona, turabashuhuje. Tukaba tubona umwanya wo gusuhuza viewers bacu, badukurikiye batureba n'abatwumva, byose birafatanya. Ubundi Bibiliya na siyanse bihurira hehe? Akaba ariho duhera. Bihurira hehe? Ese siyanse na Bibiliya ubwo uraza no kutunyura mu mateka yabyo, ndetse n'abavuga ibyo ngibyo bavuga bati ntago bihura, kimwe gihakana ikindi, uraza kugenda bitunyuriramo, ariko ubanza tubwire Bibiliya na siyansi ubundi ihuriro ryabyo ni irihe? Murakoze cyane. Ubundi mu by'ukuri Bibiliya na sayansi usibye gusa yuko wenda abantu benshi badashobora guhita babyumva bakashobora kuba banabihuza, ariko ubundi siyansi na Bibiliya cyangwa se n'ijambo ry'Imana ntaho bihuriye. Ndetse benshi bajyaga bibwira yuko bihuye kugeza mu kinyejana cya 19 ubwo uwitwaga Charles Darwin, umunyasiyansi w'ikirangirire uzwi, yaje kuzana kwandika igitabo cyasobanuraga ibyo bita The Theory of Evolution. Yego. Uburyo ibintu byagiye bihinduka, noneho evolution ihakana iremwa. So rero science kuba imeze ityo, ntabwo siyansi, ubundi siyansi mbese ni iki? Ubundi siyansi ni ubumenyi. Yego. Ni ubumenyi umuntu aronka binyuze mu byo bita mu Cyongereza observation and experiment. So rero uko izo nkingi ebyiri za siyansi. Ubwo twavuga ko observation ni nko kwitegereza cyangwa se mu byo umuntu abona, experiment ni nko gukora cyangwa se kugerageza ibintu. Yes, ukabireba cyangwa se kubireba igihe kirekire. Yego. Ukabivana mu isomo, cyangwa se gukora experimentation, ugenda ugerageza ibintu ukabifata nibi ukavuga uti we nafashe amazi nkayavanga n'ifu, byaza kuvuga byaba ikintu kimwe umuntu akarya. Iyo ni experimentation. So rero ubwo nuko science nicyo bivuze buri. Yego. Science rero yagiye abantu bayiga bagira ubumenyi bwinshi, ndetse bituma muri uko batangira no kugerageza bagahuza ibintu muri experimentation, bakabona ibindi, mbese bakakora ibyo bita kuvumbura, bakabona ibintu bishya batatekerezaga bibayeho. Ndetse tekinoloji nimo yaziye. Tekinoloji rero nayo iza yo ari uko applica science. The practical application of scientific research. Yego. Things discoveries ukazishyira mu bikorwa, ibintu bikagaragara. Ariko icyo abantu bamenya n'abandi bantu bari mu isi,
nuko tekinoloji bivuze na siyansi yego ndetse na filozofi buriya bituruka kuri satani bihuriye rero n'Imana rwose. Ni ubundi bumenyi bwihariye ntabwo abantu babitekereza. bituruka kuri satani. Exactly. Uko burya ikintu uko kigenda kitera imbere kikaguka cyageraho kigahinyuza ikindi biba bitandukanye. Siyansi rero igera higera igahinyuza Imana. Yego. For example ijambo ry'uvuze uravuga uti abizi bagera iby'Imana bakabisuzugura ntibabyemere. Kubera iki? Uko biga bakira undi mwuka, uriya mwuka rero bakira so w'Imana. Naho ikimenyetso bibiri ivuga ngo bazashyirwaho ikimenyetso. Iyo tuvuze ikimenyetso abantu benshi ntibabyumva, ariko bisaba kwitonda ko abantu benshi barahubuka bakabivuga uko bitari. Kuvuga ngo ikimenyetso ni uburyo bw'umwuka. Niba twarashyizweho ikimenyetso nk'abazajya mu ijuru ni umwuka wera. Kuko tudahawe icyo kimenyetso kigaragaza ko turi ab'Imana ntabwo isi yatumenya. Isi igomba kumenya abari mu isi yuko bafite ikimenyetso cy'Imana w'umwuka wera ariyo shusho y'Imana mu bizera. None abantu nibwo Yesu yavuze ngo muzure umucyo w'isi. Yego. Muri n'umunyu wayo. Ntabwo biba bishobora kubera gusa yuko uri gitangaza cyangwa ufite amategeko runaka code of conduct ugenderaho. Oya, nuho gusaba wambaye ubumana. Ukiyambura umuntu wa kera ukamujugunya hanze ukambara umuntu mushya ari we Kristo. Umuntu wa kera ni karemano ukomora kuri Adamu. Yego. So rero iyo maze kwakira umuntu mushya icyo kimenyetso aba rero nabo bahabwa ikimenyetso cyo guhakana. Ugasanga yarize ariko yararozwe ntabwo afite ubushobozi bwo gutekereza. Ni na benshi kuko Bibiliya iravuga ngo abanyabwenge n'abakomeye bo mu isi bazizera ni bake. Kuko icyo bita ubwenge, ubundi ubwenge ni uburyo bubiri. Hari ubwenge bwavuye mu ijuru, ubwo ubwenge ni Kristo. Ubwo ni ubwenge bwihariye. Hari n'ubwenge bw'isi rero bw'ubufilozofi bw'abantu bukwiyemera. Ari igitabo mfite cyanditswe n'abasatanike bakomeye cyane kigaragaza kuza kwa Antikristo kuzaba kumeze, kigafata yuko abafilozofi ba kera nk'abito ba Aristotle, ba Plato na Socrates yuko ngo bagiye bagira ihishurirwa bakabyita divine, n'ihishurwa ry'ubumana. Iyo bavuze rero divine revelation kuri bo baba bashaka kwerekana yuko ubwo ari ubwenge bwaje abantu bakagira icyo bita intuition bakamurikirwa muri bo ngo biturutse ku Mana. Ariko ntabwo Imana kandi yakwivuguruza. Imana iyi ntabwo yigisha filozofi. Imana yigisha agakiza k'ubugingo bw'umuntu. So ubwenge rero bw'abantu bagiye bakora igihe kiragera, ndetse bakavuga yuko Kristo Yesu, kuko bo bemera yuko Kristo ni office, ni titiri. Yesu yabaye Kristo, na Muhammad yabaye Kristo, na Mose, bo niko bagenda babifata. Ariko muri rwo kugira ngo bajijishe abantu, kandi abantu benshi bibone yuko umuyobozi w'idini ryabo nawe ari Kristo. Ibyo rero bikaba ari uburyo gukora kwa Satani. Yego. Rero bakagenda bagaragaza yuko ubu Kristo ubundi bavuga yuko ari inkingi ebyiri ngo zaje ku isi. Filozofi, buriya bwenge bw'abafilozofi nk'abo ba Socrates twavugaga, noneho nihishurirwa ryagaragaye ku bandi bantu nka Kristo n'abandi bavuga iby'Imana n'abavugaga bwa bwenge bw'ubuhanga. Yego. Byombi ngo ibyo ngibyo byombi ko ari bibiri ngo byavuye ku Mana imwe. Noneho kandi kantu bavuga gakomeye cyane, bakavuga ko aho tugana byombi bigiye guhuzwa. Kuko baravuga bati ariko biriya bijyanye na filozofi ngo ni ibintu mentale, ni mental revelation yabo, cyangwa se n'uburyo buri mentale. Ngo ariko ibingibi by'umwuka byo ni ibintu ngo emotional, bishingiye ku marangamutima. Ngo rero ariko ngo biriya bishingiye ku bwenge bw'ibitekerezo byo ngo nibyo bigomba ngo muri iyi minsi barabigaragaza. Muri iyi minsi ahisigana ngo nibyo abantu benshi binjiramo. Ngo kubyinjiramo kwabo rero ngo bizagenda bya bindi ngo bijyanye n'amarangamutima n'ibyo by'umwuka ngo bizagenda bicogora, kandi uko niko bimeze. Ariko ngo bo kugira ngo rero ibyo byose biveho, kuko byaturutse ku Mana imwe, bagiye kubihuza bibe ikintu kimwe kizabyara ikintu kigari muri kino gihe cyo twinjiramo cyitwa the age of Aquarius. Igihe cy'imibereho itandukanye n'imibereho tumaze mu myaka 2000. Yego. Niyo mpamvu tuvuga yuko ubu turi mu gihe cyatangiye mu mwaka ushize w'2025 mu kwezi kwa gatanu tariki 12 hatanditse faze nshya yo kubaho
yego igiye kubabwamo n'abano bantu ba Gen Z. Ubwo bariya ba Gen Z bano ba runo rubyiruko ngira ngo ujye urwumva, yego rugiye kuba rugizwe n'abantu b'abasazi batazajya bita ku muco cyangwa amategeko y'Imana cyangwa amategeko ya za leta. uragira uti siyanse n'ijambo ry'Imana cyangwa Bibiliya nta hantu bihuriye, ariko bamwe bakavuga bati ese ko no muri iyo siyanse cyangwa se no muri iyo Bibiliya usangamo ibikorwa bya siyanse, bakavuga bati Nowa yabajije inkuge, ati ibyo ni ibikorwa yakoresheje siyanse kugira ngo agere kuri icyo kintu, n'izindi ngero nyinshi zigenda zitandukana bagenda bakoreshamo, bakavuga ati buriya bwenge Salomo yakoresheje bwo gukemura ikibazo cy'abagore babiri ati ni social science iri ku rwego rwo hejuru. N'izindi ngero nyinshi bagenda batanga muri bavuga ati Bibiliya nayo siyanse irayemera kuko hari ingero zagiye zikoreshwamo. Hari icyo bita ubwenge bw'abantu, kabona ubwenge bw'Imana. Yego. Biriya byose byakorwaga n'ubushobozi Nowa yakoresheje nk'umuntu, nabwo ubwabyo birakomeye kubyumva. Kuba yarabajije inkuge kumara imyaka 40, imyaka yabajije inkuge kumara imyaka 40, akayibaza kuzayirangiza, akazashyiramo ibyo yashyizemo, harimo ubundi harimo ukuboko kw'Imana. Ntabwo ari ibintu bavuga ngo ni ubushobozi bw'umuntu, kandi yari wenyine n'abana be gusa batatu, abahungu be n'abagore babo of course n'umugore we. Ntabwo ari ibyo bintu twabifata ngo Salomo wibuke ko igihe yavugaga ngo abwira Imana ati jyewe nk'ubwenge nzashobore gucira abantu imanza, ubwenge yahawe se ni filozofi y'abantu? No, ubwenge yahawe ni Kristo uca urubanza rutabera, kuko Kristo ni ubwenge bw'Imana. Imana amwe ngo ubwo usabye ubwenge ntusabe kwica abanzi bawe, noneho nkwaye byose, nkwaye amahoro, nkwaye n'ubutunzi, nkwaye n'ubwo bwenge ndabuguhaye kugira ngo uzace imanza. Niyo mpamvu yabaye umunyabwenge utigeze kubaho abantu babaye ku isi. Yego. Kuko ubwenge yari afite ntabwo ari ubwenge bw'umuntu, ni ubwenge bukomeye, ariko ubwo bwenge bwari mu rwabya rworoshye, cyangwa twabyita urwabya. Yes, urwabya. Niyo mpamvu hari igihe nayo yagaragayeho n'ibibi, araganzwa kubera yuko ari umuntu. Ariko ubwenge yari afite bwari ubw'Imana. Ndetse hari n'abavuga bati ibitabo byinshi byanditse nk'igitabo cy'imigani n'igitabo cy'umunyabwenge cy'umubwiriza yaricuzaga amaze kubona yuko ibyo yakurikiye byose byari ubusa. Yego. Uragira uti abantu iyo biga cyane bakagenda barushaho gusobanukirwa, hari aho bagera bagahakana Imana. Ese ntago bishoboka ko umuntu ashobora kugira ubwo bumenyi akaba yanaminuza akamenya iyo siyanse ku rwego rwo hejuru ariko akemera n'Imana? Ntabwo tubihakana kuko Bibiliya iravuga ubwayo, ariko nta nubwo bishobora kugongana. Ushobora kugira iyo umaze kumenya Kristo uhishurirwa n'uko ibyo wemeye atari byo. Yego. Noneho wenda umwuka akagenda ufatamwo byagira akamaro, kuko byose burya Satani ibyo azana ntabwo ko byose biba bipfuye. Biramutse bipfuye ntabwo abantu babikurikira. Ni uruvange. Akora cyane cyane uruvange rw'iby'ukuri n'ibinyoma. Nicyo burya niko akora. Ntabwo ajya akora entire ibintu biri negative. No. Ageramo positivities and negatives. Ariko byose wajya ntibihure n'Imana, kuko Imana yo ni positive 100%. So rero kabihuza muri buriya buryo. So science abamwe ibintu nko kuvuga ngo urugero kankwe nk'urugero. Kera gihe namwaga amata mabisi. Yego. Nanyoye nkarya n'ibiremve n'ibiki byose. Ariko ubu sinabikora. Ariko kera baguhaga inkarahumuzaga bukaguha amata ariho n'ifu. Yego. Umuryohewe. Ariko naje kumenya yuko ibyo bintu atari byo. Nibiza kuyanywa ariko harimo riski. Yego. Kuyateka rero byashobokana ya mimina. Ubu mbonye ikintu cyiza. Bigabanya za risk. And that's science. Nta kibazo rero cyakabaye kirimo. Ariko sasa kugenda ikura n'akantu kagenda kagukurura. Ukugenda uyemera winjira hejuru, none ukaza kugera aho igufata nk'akamasho. Uko amaze kuyizera yuko ibyo ivuga ari ukuri. Yego. Niyo kibazo cyo dufite abantu benshi, they tend to believe scientifically. Abantu batangiye kuvuga mu kwemera mu buryo buri scientific, buri kintu cyose barakibaza bakakigiraho amakenga. Bakavuga ati rero twebwe ikintu dufite proof ntabwo twakemera. How can you prove that? Ubwo rero tagiye kumera cyo n'Imana arayihakana. Kuko Imana ikorera mu bitangaza. Revelations and miracles. Ibyo nibyo by'Imana ikora. Kuko ifite ubushobozi burenze. None umuntu atangira kuvuga ngo ariko siyo byashoboka bite. Umuntu akavuga ngo Yesu yagendeye ku mazi. Ngo ariko scientifically ntibyakunda. Umuntu se hagate ku mazi
ko bitakunda yego akantu hagatangira tending to ese yari yambaye umubiri ngo yari yambaye umubiri nkatwe twese yego kwisi twe tukandagira ku mazi tukacubira kuko yatacubiraga we yari ameze ati none se yari ibaba cyari iki ugasanga niyo umuntu atangiye gukora atyo that is what we call believing scientifically yuko ibintu byose ushaka ibintu biri tested factual kandi no bikaba biri tested and proved to be correct bidashobora kubijyaho impaka so rero twebwe ntabwo twizera dutyo tumenya ngo yes scientifically dushobora kureba ikintu tukakireba ariko kandi tukamenya ngo there is the power of God imbaraga z'Imana ziri hejuru y'ibyo twebwe Imana ishobora byose actually God is above nature kuko ibyo yaremye ni nayo ishobora kubihindura ukundi none tukavuga tuti natural laws do not apply to God Imana niyo rurembo byose ntabwo Imana rero yavuga ngo aya mategeko ngiye warandeba cyangwa warantegeka kandi Imana ngo ntabwo abikibaye Imana uvuze ngo utanze urugero rwiza rw'amata hari siyansi igaragara ifite n'izo fact twavuga uti mikorobe bazikweretse ko zirimo ahangaha kuyanywa adatetse biraza kugira izi ngaruka iyo ni siyansi igaragara ariko se uwo muntu uvuga uti nuko kuba Yesu yaragendeye hejuru y'amazi ibyo bitangaza bitagaragara ngo ubonye bitanga uwo mu scientifique wakana existence de Dieu cyase kuba ku Imana icyo gikorwa nk'icyo ngicyo gisobanura ate cyase ibyo bikorwa birimo ko kandi bigaragara scientists tend not to believe in miracles no avuga ko ibyo bitari ibyo razarebe for example umuganga usibye ko uko ibintu bigenda bijya imbere hari abantu bageraho bakayoberwa ibintu akabyumva ati yagera akanabyemera ati biba ariko ntabyiteho cyane umuganga ntashobora kwemera yuko bashobora kukuroga bakohereza imyuka mibi yavuga ibyo nibyo nasanze abantu ko scientifically people believed that nta marozi abaho yego kereka umuntu agoroze mu buryo kuguhumanya ariko kohereza ikintu kikaza kitagaragara akohereje ihembe gitega ati ibyo ntibibaho ariko why do you believe them twebwe nk'abantu b'Imana kubyo tubyemera dukurikije Bibiliya kuko Yesu yavugaga biri harimo abarozi harimo n'ibitangaza noneho akavuga ati Yesu ubwo yaravuze ati yakoraga ibitangaza akirukana abadayimoni akavuga ati by the way Yesu byo yakoze bikomeye cyane ku isi byari ibintu bitatu by'ingenzi icyambere kwari ukwigisha icyakabiri kwari gukiza indwara karatahaye umuntu umuti icyakabiri kwari kwirukana abadayimoni icyagatatu kwirukana abadayimoni kwirukana abadayimoni yarabirukana ngo bakava mu bantu yego cyo ikintu yakoze cyane igihe kirekire n'itorero niwo murimo waryo niho ryakaba yari proving a science to be wrong ariko ko rigera rigakonje rigeraho ntirigire ubushobozi kuko riba ritari kumwe na Kristo kugira ngo riprovungire bari mu isi yuko hari ibyo batazi so scientifically abantu bagezaho they believe the tangibility ibintu biri tangibility bifatika yego nibyo bemera none ukuvuga ngo ibyo twe tumaze kubibona tumaze kubona ko Yesu yirukanaga agakiza indwara nta muntu yahaye ikinini agakora iki abadive nibyo nabyo bafatiyeho bakorera imiti yabo yo bakora yego abagorozi burya ntabwo bavuga gusengera umuntu ngo akire ariko bakora imiti myinshi yego kandi ko kigakora bakavuga ngo Yesu ngo yatobye akondo yego agasiga ku yego ariko iyo ni aspect imwe y'ukora kwa Yesu hari ibyo yakizaga atagombye gutubakuru cyangwa gukora ikintu hari no yashiraga amacandwe hari no avuga mu izina gusagura kugenda yakoraga mu buryo bwinshi ku buryo utafata akantu kamwe kari ko wubakaho icyo urajyaga mbwira bari babagura ntabwo icyo nkunda kubabwira ariko imiti ko bayishaka ikanakora nanjye imiti yabo ntabwo nayihakana kuko ni imiti bakora buri harimo science barabikoze ntabwo navuga yuko ari miraculous ariko navuga ko ari spiritual the science itself nibyo bakoresheje ariko abascientiste nabo bakabashinja ko mwemera mu bitangaza gusa ugasanga n'ibyakabaye bikorwa na za fact zihari ntago mubyitayeho kandi ugasanga hari ingaruka bibagizeho no that's not us abo ntabwo ari twebwe hari ibintu bimwe tujya tugerageza kubwira abantu usanga ni ikibazo no nigeze kuba mu bantu umugore yari atwite abantu baravuga ati umugore ntabwo tugomba kumutwara kwa muganga abantu bari bafite ibintu byo bita mu ubwaka sinari impari ariko bari abantu bo narinzi
sinari nateranye nabo, baragenda baraterana bakora icyo kintu. Umugore aza gupfa atagiye kwa muganga, barashaka gukora gusa ngo basenge umuntu, Imana ikora ibitangaza abyare. She ended up dying. Harapfa kiba ikibazo, bizana chaos muri iki gihe, mu myaka ya kera hari muri za 80. Ariko ibyo byose nibigaragaza ubuswa bw'abantu, kuko Imana iyo umaze kumenya neza ibintu by'Imana, Imana ntigeragezwa. Ntimukore ibintu kugira ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Yego. Kuki uvuga ngo sinibut kwa muganga harahari? Yego. Kandi muganga afite ubwo buryo bwo kuba yarakoze kubera ibintu byo tuba twarahawe twese, kuko kera nta muriro wabagaho. Yego. Man invented iron. Umuntu yavumbuye gukoresha ibyuma, akoresha turu zo guhinga, byose n'ibintu yagomba gukoresha. Imana igihe yakoreshaga ubuturo bwayo bwera, yavuze ngo hari abahanga b'abanyabugeni. Imana ababwira uko abaha plan gusa, ayifasha Mose, ariko uzashake abantu b'abanyabugeni barahari mu bwoko bwawe, ibi bazabikora. Dati knowledge bafite Imana yabahaye, ntabwo Imana yagombye kuza ngo reka mu bitangaza ngo ihema riri hari mugende mwijiri. No, yashatse gukora ikintu bijyanye nuko bashobora, bijyanye nabo ubwabo byo bumva kandi bazishimira. Ari nayo mpamvu Yesu ataje nk'ikivejuru ngo ahubwo yavutse nkuko tuvuka, kugira ngo be muri twe, abe nkuko Bibiliya bisobanura imfura muri bene se benshi. So rero niyo mpamvu twe dutekereza ibintu byose bisaba kuyoborwa, atari kuyoborwa n'umwuka. Abantu barayoba, abantu umuntu akavuga iki cyangwa akora kiriya, ariko ugasanga ntabwo ari byo. So hari abemera nko kuvuza, ariko those ones abo ni abayobe nabo. Yego. Ntabwo bayoborwa n'umwuka we, ko umwuka we kuyobora abafeya mu byo ukora, bikaba ari ibintu bigaragara kandi bifasha abantu. Yego. Ni gute siyansi yadufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, ariko kandi ntituganishe ku guhakana Imana? Twakora iki? Twabigenza gute? Siyansi kudufasha ni uko twebwe twayikoresha muri uru kubaho, ariko kandi ntihakane Imana. Ayihakanira Imana rero ni aho ngaho kugenda itera imbere, abantu bagerageza guhakana, kuvuga ngo ikintu kitari tangible ntabwo kibaho. Science itwigisha yuko principles zayo ishingira ku bintu byo bita empiricals, ibintu bifatika, ugerageza ukagerageza ukamara igihe ukakireba igihe kirekire, ukakireba kuko wagiye ugikurikira, wagihuza n'ikindi ukabona kucyemera ko ikintu ari ukuri. Ibyo yego, ariko reka aho ugeze ukavuga ngo aho tugeze ubu, urwego tugezeho, urumva science kugenda ya advance, yagezeho ikora ibintu by'ubuvumbuzi, ihindura ubuzima bw'abantu ku isi koroherwa. Ntibakijijwe ariko barorohewe. Tuvuge naho abantu bagendaga bahetse umuntu ku ngobyi, noneho bamutwaye mu modoka. Cyo ni ikintu gikomeye cyane. Noneho wajya kwitegereza ukabona niba umuntu baramurikaga ku ngobyi noneho imodoka ikaza, icyo ni ikintu cyiza cyane, turacyumva kandi turacyishimira. Yes, ariko ntibivuze ngo kuko twabonye imodoka none imodoka yasimbuye iki Imana. Ariko ibintu byagendaga byicuma, imodoka hakaza kuza indege, tukagera no ku rwego rwo kugenda kubona ikitwa ikigendajuru, abantu bakagenda bakavuga ngo bagiye mu outer space, hejuru cyane mu isanzure. Abantu batangira kwiyemera ngo umuntu ubwo yabaye igitangaza, noneho n'Imana akumva ntacyo ivuze. Ikindi twavuga ni nk'ibintu byabaye Galileo amaze kuvumbura telescope, atangira kuvuga ko isi itameze nk'ameza, itari flat, ahubwo isi ari umubumbe. Ibyo bivuze iki? Cyari ikintu gishya, abantu bose baratangaye, ndetse n'iyobokamana riyobowe na Kiliziya, Galileo ryashatse kumwica kubera yuko yavuze yuko isi ari umubumbe, aho atari flat cyangwa idashashe nk'ameza. Ibwo ni ubuvumbuzi. Yaranishwe. Igihe kiragera rero amaze gupfa n'ibindi byose,
habayeho guhangana hagati y'iyobokamana na siyansi. Iyobokamana rikavuga riti no, ibyo ntabwo ari byo, ariko bagiye gupuruvinga basanga ibyo yavugaga ari byo. yego Ariko no mu kuvuga babibonye, of course n'abariya b'Imana nabo ntabwo bari baratekereje neza, kuko buriya Yobu yari yaravuze ngo isi niwe wayibumbye, umubumbe. Isi yayivuze yuko Yobu yavuze yuko igihe yavugaga Imana ko yakoze ibintu byose bikomeye, yavuze yuko isi yabumbwe n'umubumbe, ntabwo yavuze yuko iri flat. Nabwo ubwo bari bashaka guhakana muri iyi minsi, bashaka kuvuga yuko isi itari umubumbe. yego Hari abantu bagenda baza muri iyi minsi, noneho ugasanga ibyo bintu ukavuga ati ese bimariye iki? Kuko hari proof zigaragara yuko isi koko ari umubumbe. For example, uriya mugabo witwaga Christopher Columbus. yego Hari umuntu rero nyuma ye witwaga Amerigo Vespucci, wagiye ararengagera muri Amerika y'Epfo, hanyuma haza undi witwaga Gastino de Locao, ngira ngo waje we kugenda aca munsi ya Amerika y'Epfo aragera muri ya misozi yitwa Sierra del Fuego, munsi ya Argentina. yego Arazenguruka aragenda atunguka muri Philippines, araza asubira mu Burayi ataturutse kandi iyo yavuye. Ubwo yagiye muri Amerika aturuka muri Aziya agaruka mu Burayi aho baturutse. yego Iwo niwe washoboye gukora navigation y'isi, arayizenguruka. Noneho rero ni ukuvuga icyo gihe yapuruvize yuko isi ari umubumbe, kuko aragiye arazengurutse aturutse yego aho yahagurutse, kandi atashoboye gusubira iyo yaturutse. yego So bavuze ko iyo uhagurutse ukagenda ntukate cyangwa wongere ugahinduka ahandi waturutse. icyo niyo proof imwe ku bintu twagiye tureba. Yego. N'ibindi byinshi umuntu atajyamo, ariko icyo nshaka kuvuga aha ngaha ni ukuvuga ngo isi koko ni umubumbe. Kuko na nyuma ye hariho undi witwaga Vasco da Gama. yego Yavuye muri Portugal aca muri Afurika, noneho y'Epfo nawe aragenda agera mu Buhinde. yego Kandi n'aba bandi banyuze iriya none baturuka muri Aziya baca mu Buhinde, baza kugera garuka. Ibyo ni ibintu bigaragaza yuko jewe ntabwo nahita mvuga ngo ntabwo ari umubumbe. yego Nkuko n'izuba uko isi igenda yego ispininga igenda ikaza guhinduka bugacya bukira. Ubwo rero ibyo ntabwo, icyo ni ikintu kigaragara. Nta mpamvu yuko uza disprovinga ibyo azaba ashaka kutubwira ibindi kandi twumva byatugora kumva. Noneho icyo ndashaka kuvuga, science nakwemereye ni nziza mu rwego rwo kuyikoresha mu buzima bwacu, ariko iyo ije mu myemerere iba igikoresho cya Satani. Ni ukuvuga ngo kamwe nk'urugero, umugore Imana yamuremeye umugabo, yego sibyo? Kandi ni ikintu cyiza, Imana yavuga ni ikintu cyiza umuntu abonye. Ariko iyo umugore ingingo ze Imana yatumye umugabo amukunda akamwishimira, iyo atagiye kuzikoresha mu buryo bw'ubucuruzi kiba ikintu kibi, ko bayikigusha. Tuvuge akagenda ubu ngubu hari bamwe ngo batangiye gushyira ngo bajyaga bakora mukunda out, none mukunda out nta muntu ukibyitaho, none bashizeho ngo babere out. Ibyo bintu ni ishyano. None uri kuvuga ngo cya kintu akoresha cy'Imana yamuhaye agikoresheje nabi, ntabwo cyari ko byakaye bigenda. yego tugarutse kuri ibyo by'imyumvire usanga ari nabyo bigiraho abantu ingaruka. Hari ushobora gutekereza akavuga ati njyewe nkunda Imana n'icyayinkuraho ntabwo gishoboka. Akavuga ati kandi ninjya kwiga nkasobanukirwa nkagira bwa bumenyi, birashoboka ko bizatuma mpakana Imana kandi sinshaka guhakana Imana. Akaba yareka kujya mu ishuri. N'indi myumvire imeze uko nguko. Uwo muntu afite ikibazo gikomeye cyane, kuko ubundi buriya hari icyo atazi. Niba afite Imana yarayimenye, urwego rwariho mu bumenyi ruratangaje, nta kintu gishobora kuba cyamuhindura, kuko ubumenyi bwe afite buri hejuru y'ibindi byose yakwiga. Kamwe nk'urugero, tekinoloji iva burya muri science. Tekinoloji na science birahuye, ariko kugeza ubu tekinoloji igeze hejuru, tugeze ku byo bita AI. yego Noneho ibyo bintu ni ibintu bikomeye cyane ku buryo bigiye gusimbura n'umuntu. Ariko ntabwo abantu bazi yuko iriya AI ubundi cyane cyane ya computer, artificial intelligence of course ni computer ku rwego rwo hejuru. Ni ibintu baherwamo amabwiriza aho bita muri Silicon Valley muri Amerika.
za San Francisco. Ni ukuvuga ngo abo ngabo bafura n'abadayimoni binyuze mu kumedita, bakabigisha ibyo bakora. Bamara kubikora rero bakabiduha. Twebwe ubu ngubu tekinoloji yavuye ku gukora bya bindi byoroheje byiza byadufashaga gukora moto, gukora amamodoka, none ubu ngubu itangiye kwinjira iduha gadgets zidusimbura. Gadgets ibikoresho yego ikorera muri naho abadayimoni ibyo bakoramo bikarengana n'ubwenge bwacu no gutekereza kwacu. Ubu amarobo y'abadayimoni bakora, ariko ugasanga ubone arabwiriza, arasoma za misa, barakoramo n'abagore. Urumva se n'abagukoreye umugore ukareka umugore na kirere Imana yawe ugahawa wiroborigo atanagukoreye. Urumva turimo turagaruka turajya hehe? Ni ikibazo gikomeye rero. Ahubwo ubu ngubu hariho n'umwe mu bantu wavuze yuko yabivuyemo, umuntu witwaga Geoffrey Everest Hinton. Yahise ava mu ubundi bamwita grandfather of technology, cyangwa artificial intelligence. Yabivuyemo kuko yasanze ngo ibyo yatekereje n'ibyo yakoraga yasanze bigiye kuzarimbuza umuntu. Abivamo arahunga. Rero uvuga ariko ibi bino turimo turagitubire ko ari byiza, ariko bigiye kurengana none urugero, kandi no bigere naho umuntu usibye gutuma umuntu akana Imana nawe ubwo bigiye kumwicira ubuzima. Kandi iyo ni umugambi wa Satani wo kurimbura abari mu isi. Yego, ibyo biri kubaho mu gihe abantu bari kuvuga yuko ubutumwa bwiza, kubwiriza ubutumwa bwiza biri kugenda bigabanuka, buri muri riske bitewe n'abavugabutumwa batandukanye bagiye bahindura misiyo z'ijambo nyakuri. Ariko ibyo bikabaho niyo tekinoloji iragenda yavansa, iyo siyansi iri kugenda iba izamuka cyane. Ubwo ahazaza h'ijambo ry'Imana ntihari mu kaga? Hari mu kaga, ariko Imana ntabwo ishobora kuba mu kaga. Ahubwo umuntu Imana irashaka kuyikorana nayo wizeye. Za simple as that. Kuko Imana iratubwira ngo imirimo ikomeye izagendana namwe, n'ibitangaza n'ibimenyetso bizagendana nande se n'abizera. Abizera se baye erega iyo turebye abantu bizera bagenda ku mihanda cyangwa bari mu madini, ntabwo twe tubare ko bibo bizera. Kuko iyo umuntu wizera no wahinduwe n'ijambo, ijambo rya Kristo. Ubundi ijambo rya Kristo ryo ribintanga ibyara umuntu mu buryo bw'umwuka, akabicyare mu gishya, kandi akagira ubwenge bw'Imana. No kuvuga ngo iyo tubanye n'Imana twopozinga ziriya forces zose ziri anti God zirwanya Imana, none tuzirwanya dute? Duprovinga yuko Imana ihari. Urugero naguha n'urwabereye muri Egiputa. Yego, muri Egiputa Mose ntabwo yagombaga gutsinda Farawo n'abakonikoni be yataza kugira imbaraga z'Imana zova powerinze. Ngo imbaraga z'Imana zagaragariye mu nkoni ya Mose, kuko yakoze inzoka n'abana nabo barazikora. Bitangaza bisoti urakina nawe dushobora kubikora. Arangije akoze inzoka ayikoze imiri z'aba bandi. Izo ni imbaraga z'imirizi. Yego, noneho rero icyo ni ikimenyetso cyagaragaye yuko ari Imana. Ubwo niyo nshaka kukwereka yuko dukwiriye kugaruka kuri icyo kintu cy'imbaraga z'Imana ku miri ziriho. Niba tekinoloji ishobora gukora ibi, natwe bitangaza bya Kristo tugakora ibi, bidisprovinga ibyabo. Ibyo nibyo byabaye igihe umuntu w'Imana witwaga Filipo ubwo yajyaga i Samariya, ahasanga umukonikoni w'ikirangirire witwaga Simoni Magusi. Agezeyo rero Simoni Magusi yakoraga ibitangaza, abantu bose bakamwubaha, bati uyu ni umuntu ukorera Imana yitwa ikomeye. Ariko Filipo aje akoze ibitangaza yirukanye n'abadayimoni, kuko na Filipo buriya na ntuza Simoni Magusi nawe muri we harimo abadayimoni. Kuko niba batubaga bikora biri aratangara abapolisi, kuko hariho izindi mbaraga zikomeza umwuka wera. Nawe noneho yemera kwiyunga n'abandi, ndetse ngo nawe arabatizwa. yego, none hari aho inkuru igenda i Yerusalemu, batumiza Petero na Yohana, baza rero gusengera bariya bari bamaze kwizera. Noneho bahabwa umwuka wera. Bamaze kumuhabwa umwuka wera, abonye uko bameze, nawe ati nanjye ni mu izo mbaraga. We ntabwo yavuze ngo ni mu nsengero, yaravuze ngo nanjye ni mu izo ngizo ngiye mbaha amafaranga, mumpe izo mbaraga nanjye zikoresha. Agaruke ajye muri bwa bupfumu bwe. Niyo mpamvu Petero yaramubwiye ati ndakureba, umutima wawe uguhagazemo ni uwundi. Ntabwo yari yamenye Imana. yego, Ntabwo rero pfana ifeza zawe, kuko ntabwo impano y'Imana igurishwa. Byumvikane ku buryo budasubirwaho ko njye ntabwo nemera yuko Bibiliya ishobora gutsindwa ibirimo, kuko njye nemera yuko imbaraga z'Imana
zigaragaje, tubonye abantu bazima bashaka kumva iby'Imana, iyi mwuka w'Imana yakorera muri bo. Bamwe kuko bagomba guhabwa impano, hari abigisha, hari abakora ibitangaza, ibyo ryo torero dushaka rifite impano 9 zose ziri hamwe. Yego. Wenda jewe Imana ikamutse nzaguha indi mpano, wenda uzigisha, uzavuga ijambo ry'ubwenge cyangwa ryo kumenya, hanyuma bari nabo bakora ibindi bitangaza nk'uko Imana ibishaka ari bikwiriye. Kandi nge nizera yuko ishobora kubikoresha ikabaha abantu uko bikwiriye. Kuki zitabikora? Ntabwo turi ku standard, ntabwo turi ku rwego rushimishije. Abantu baraza bakirukanka ngo jewe nagiye mu buvumo, kuko Imana yankora ibitangaza nanjye nabaye umukristo, kandi agashaka kugira ngo bya bindi byo yakirijwemo ari byo ashira imbere, kandi wenda bitajyanye n'umwuka we. Yego. Ubwo rero Imana nkabo ntijyane nabo. Usanga ndetse cyangwa se abameze batyo bavuga Yesu wa dayimoni, ugasanga n'ibyo bitangaza barabikora, hasi tukajyaga tuhabona. Hanyuma ubona bamwe bagira batanga umuntu bakamushyira akabyara igi, agaturaga igi nk'inkoko. Ariko ibyo bitangaza bakabishora ko bitangaza birangaza abantu, ariko ntibihindura ubugingo bw'umuntu, babi cyari mu gihe. Dufite ingero z'abantu bagiye bakomera mu bijyanye na siyanse ariko bakaba batemera Imana. Ese ubu ngubu hari izindi ngero z'abantu dufite baba bakomeye mu bijyanye na siyanse, bafite ibintu bavumbuye ariko bakaba banemera imbaraga z'Imana? Hari umugabo witwaga Sir Isaac Newton. Yego. That guy yari scientist, ariko yemeraga n'Imana. Ariko icyo gihe we impamvu Imana yemeraga, yarimwo ashaka ikintu cyamugeza ku kintu cyiza. Yakoze niwe muvumbuzi wa physics. Yego. So agenda yagira ibintu bye. Ni nawe wabaze yuko washyizeho umubare ntarengwa, avuga yuko akurikije uko isi yayibonye ngo isi itazarenza umwaka w'ibihumbi 2060. Nkuko tuyibona uko. Icyo yahereyeho sinkizi, ariko niko bibare imeze. Rero yari umukristo. So Isaac Newton yari umukristo, kandi yakoraga ibintu by'ubushakashatsi, ariko adahakana Imana. Adahakana Imana rwose. Ubwo rero twamwemera, tubone example ngenda ngo cyo. Abameze batyo erega cyane cyane ibintu bigiye biza cyane cyane mu kinyejana cya 20, kubera byagiye hejuru, bya naho bavuga ngo aho bigeze umuntu ashobora kutazaba akeneye n'Imana. Ndetse abakomunisiti bo bareba mu Burusiya no mu Bushinwa bageze naho bavuga ngo Imana ni uburozi, kuko witwa Karl Marx yaravuze ngo iyobokamana ni urumogi rwa rubanda. Rutuma abantu badatekereza ngo babiri muri kwizera ngo Imana izakora ibi, noneho bo ntibakore ngo bagire potential zabo bazishyira ahagaragara. Yari afite ukuri gucagase, kuko iyo iby'Imana bikoze nabi, ukoresheje nabi, koko byamera bityo. Ariko yatumye abakomunisiti batabahakana Imana, ikintu cyitwa Imana baracyanga, kuko bakisura urumogi rwa rubanda. Noneho igihe kiza kugera bashyiraho na theory ivuga ngo communism ishobora kuzaza icyo bita political, economic and social utopia. Uburyo hazabaho ordre mu isi, leta ntinakenerwe, n'inzego z'umutekano ntizibeho, kuko abantu kuzabangana baringanira, nta mpamvu ibyo byose byabaho. Kuko ubundi ibyo bigomba kubaho mu gihe hari umutekano muke, kuko abantu bazaba bareshya, nta ucurundi, nta muntu uzaba wifuza kujya kwibundi. Ariko yibagirwa ko twebwe kamere yacu, kamere muntu ari igizwe n'icyaha. Ntabwo rero yavuga ngo ntabwo ndi bukora ikintu uko nanyuzwe. No, ntabwo bishobora gukunda. Yego. Wenda yahebera urwaje ati nta kuri nabigira kamba ukondi, ariko ntabwo buri gihe urwego rw'abariho ntabwo aba rwishimye, bashaka kugera ku rundi. Kandi umuntu afite egoistic, shaka we warikunda, ashaka ibintu bijya hejuru, akaba ari hejuru y'abandi. Noneho bikazana competition, buri muntu akajya ashaka kugira ngo akore cyane, angane na runaka yo kumusiga. Ibyo nabyo si bibi, biba bibi iyo haje mu ishyari, ariko iyo haje competition umuntu akore, bituma abantu nyine batera imbere, bakagira innovation. Yego.
hari uburyo ki siyanse yadufasha kuvugurura cyangwa se guteza imbere uburyo ki twiga ijambo ry'Imana cyangwa se kuvugurura ijambo ry'Imana, akaba ari nk'ikintu wenda cyafasha aho kugira ngo kibe igisenya ijambo ry'Imana? Science for example se nk'ubu n'aba turi ku matara, that's science iradufasha gusoma. Yego. Amarinete yafashije kujya ndeba kandi ntakireba, ashobora kuba nareba inyuguti. Yego. That's ahubwo irafasha. Iyo udafite imbaraga zo kujya ku iteraniro hari igihe bikurikira kuri telefone. Kuri telefone oya no kuza nk'ubu navuye kuri mu gitondo cya Karingeza aha harimo natanze mu Kigali kandi mu kilometero 100. So rero izo nizo cyo nicyo kintu tugomba kureba. Science has helped mu kugira ngo tugere ku kintu, ariko igeze kandi guhakana Imana nacyo ni ikibazo. Kubwo yuko Imana yagiye idufasha twiga ibintu byinshi, biradufasha turuzi nko guhinga ni ibintu byavumbuwe, arrows imyambi n'ibintu ni ibintu byakozwe kandi byarifasha umuntu kugira ngo yirinde inyamaswa. Umuriro n'umuriro abavumbura kugira ngo ateke ibyo kurya bishobora kumwica. Ibyo ntabwo Imana ibirwanya, kuko iyo bitumye ahubwo iyo science ifashije umuntu guhimbaza Imana byaba byiza kuruta yuko ayihakana. Kandi nakuhangera uravuga ni ikintu cyo Satani akijiramo wakakikoresha mu buryo bwe kikaba kibi. So science uko igenda ikura, uko abantu bagenda batangira guhakana iremwa n'ibiki, science cya kindi kiza science yakinjiyemo agihaye kandi ikuzo n'iterambere ryacu guhakanya Imana. Ubwo yuko technology ubu turimo dukoresha nta badayimoni tuba twibanira nabo. Dusoza ikiganiro cyacu ku muntu dukurikiye tugana ku musozo, ni iki mwamubwira ku bijyanye n'uburyo ki dushobora kubana n'ijambo ry'Imana rikatuyobora, ariko kandi n'ibikorwa bya siyansi nabyo bikadufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi bitagamije guhakana y'Imana, ibyo bintu bikagerana ku murongo umwe bikatubera ibyiza bidufasha kubaho mu buzima bwiza, yaba ubuzima bwa gikristo cyangwa se ubuzima bwo kwemera ndetse n'ubuzima tubamo buri munsi? Icya mbere ubwenge nyabwo bw'Imana nakuvuga ko buri hejuru y'ibintu byose. Ni ukuvuga ngo nka telefoni zigiye dufite zirimo ibintu byinshi. Ubundi igitabo cy'umugenzi hariho aho bavuga umugenzi ari kumwe na mugenzi we ngira ngo ni Mwizerwa, bageze ahantu bita ngo ni mu gihugu kiroga. Ubu rero dushobora kuba turi aho tukajya mu gihugu kiroga kubera muri telefoni iyo ngiyo usangamo ibintu byinshi birangaza bikora iki. Ariko nanone muri telefoni aho ngaho ushobora gusangamo ibyagufasha, tubonamo amakuru ibera ku isi, tubona iki tubona ibiki. Ariko Satani byose nakuye ko avanga nta kintu akora 100% cyari kibi gusa, cyo abantu bagihunga. Ariko arabivanga bya bindi byiza ukayibona na Bibiliya irimo aho ngaho. N'abantu benshi babasirimu niho bagifata Bibiliya nk'izi zacu zinjiji agira iyo kuri telefoni. Arumva usanga nyine aragira atya areka abantu n'abantu bakujya kuri telefone zabo. Icyo sinshaka kukivugaho n'ubwo gifite ibibazo byacyo, ariko telefone bazikare harimo kora kwa Satani gukomeye, hari naho gufite imbaraga nyinshi cyane. Hari nayo mpamvu kubwira hariho gahunda yo kugira ngo bano bana ba Gen Z n'abazabakurikiraho bazabe ibintu gusa ibiremwa bigenda ariko badafite ubumuntu, ibyo bita biological substances. So rero niyo mpamvu tugomba kuba tuti no n'abafite umwuka w'Imana anyereka ibiri muri icyo kintu. Ushobora no gusoma n'igitabo kirimo Satani cyangwa cyakozwe mu buryo bwo guhakana Imana, uri umukristo ukagisoma ariko ntikigutware gusa ukakigamo ubuyobe bukirimo kugira ngo uza expose uzagaragaza Satani ayobya abantu kuko ufite icyuzi. N'amadini niko tuyabamo, amadini yewe nyajyamo yose nkarebaho ibintu bipfira, kandi hari abo tujyanamo bakayoberayo ariko ngiye sinshobora kuyoberayo. Why? The Holy Spirit, umwuka w'Imana niwe ukuyobora akakwereka akora ati ya dini imyizerere yaryo urayibona ntabwo ishingiye kuri Kristo. Yes, tukaba twabireba, ariko ubu ngo abantu bose amadini anako atigiye amadini yose bya numva ari ibintu by'Imana, aho nasanga basenga najyamo, ariko ntamenye yuko kujya muri iryo dini ni ikibazo. Kuko bashobora kubwira babonye umukobwa mwiza ariko ari mu idini tuvuge mutizera kimwe, ariko nabo bakorera Imana nta mpamvu yo kutarijyamo. Ngo uvuge uti ari umuntu umwe ufite idini rimwe yavuyemo ajya muri rindi kubera nyine umugore, ariko akavuga ati hariya narahavuye njya ahangaha, ariko na hariya nta kibazo bari bafite. Icyo nkumva atari cyo. Amadini ntabwo ariyo, iyo yaragiye
Imana ishimwe ko yakurikiye umugore ko yagiye hakambera heza. Hari n'abandi benshi njya mbona ugasanga arakuvuga ati jyewe nagiye bavuye ahanja muri rindi dini kandi naho turasenga nta kibazo gihari. No, you have to be very careful. Amadini arimo ubuyobe bukomeye cyane buri satanic, utashobora kuba wagira ute wapfa kwisukira.